Ndabashuje inshuti zaberwa TV. Niki se muri iyi minsi mbazaniye undi mugabo bita Yobu. Mbazaniye uyu mugabo bita Yobu, nje kubabwira umugabo watsinze, agatsinda ibigeragezo byose, agatsinda. Wowe urarwara igiheri, ukarwara igiheri, ukavuga ngo mana ngo niki gitumye undeka. Urarwara akabyimba gato ukavuza induru. Urahomba ibihumbi 100 ukavuza induru. Urahura n'utubazo duto, imodoka yawe irakora accident ukavuza induru. Ibibazo mbese wabaye ubuzima n'ukwirirwa ugonga, biracitse birayobye. Oya biracitse birayobye, bijya he? Mbazaniye umugabo bita Yobu wavuze ijambo ryiza cyane. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo ariko nzasubirayo n'ubundi ntacyo nambaye. Uyu mugabo yabaye intwara, atsinda umubi Satani, atsinda umubi. Ni iki kiduteye kuboroga? Ni iki kiduteye kuvuza induru? Ni iki kiduteye amarira? Ni iki giteye kwirirwa abantu barira ngo amatike yazamutse, ngo byacitse, ngo ibirayi byahenze, abantu baravuza induru. Umuntu arahura n'akabazo gatoya akavuza induru, umuntu arahura n'ibyago bitoya akavuza induru. Uyu mugabo Yobu akwiriye kuba icyitegererezo. Umugaragu w'Imana aravuga se ni iki cyankura kuri wowe? Ngo ibyago se, amakuba se, intambara. Korari Jova iravuga ngo ibyo byose nibwo bumana bwayo. Turi mu isi tugomba gupfusha, turi mu isi tugomba kubyara, turi mu isi tugomba guhomba, turi mu isi tugomba kunguka, turi mu isi tugenda duhura n'ubuzima. Ariko uyu Yobu we yari yiraswe n'Imana. Imana yaramwirase, imaze kumwirata iramwirata, yirata ibigwi bya Yobu, imumurikira Satani. Mbese wowe ni iki kiguteye ibyago n'amakuba? Ni uko Imana yakwirase aho nazanye ikibazo, cyangwa se nuko wiraye mu byo ukora? Ubanza utekereze ngo ese ibi biri kumbaho biri kuva ku mugambi w'Imana? Ese ibi biri kumbaho biri kuva ku mugambi wa Satani? Ubanza umenye ikigero uriho cyo gukizwa. Nusanga uri ku kigero cyo gukizwa nk'icya Yobu, uvuga uti noneho mbonye ko Imana yantanze, mbonye ko Imana yansabye. Ariko biragoye ko igihe turimo, biragoye ko iminsi turimo umuntu yagera ku kigero nk'icya Yobu cy'uko Imana yamwirata. Ariko Imana idufashe kandi itugirire neza. Ariko uyu Yobu yashoboye byose, kandi ibintu byose tubishobozwa no gusenga. Reka twumve ijambo ry'Imana tubona n'ubundi muri Yobu rimwe n'umurongo wa 6 ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengerera Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawuhwanye nawe mu isi? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niba Satani atinyuka umwana w'Imana Kristo, akamutinyuka ku rwego amuzanira, ku rwego aza akagirana nawe ikiganiro. Niba Satani atinyuka umwana w'Imana, niba Satani atinyuka kugerageza umwana w'Imana, niba Satani adatinya Kristo, niba Kristo yarafataga igihe runaka agasenga, ni iki gitumye tubivamo? Ni iki gitumye tudasenga? Ni iki gitumye tutiyegereza Imana? Ni iki gitumye tudakanguka ngo tube maso? Uyu Yobu yabashije gutsinda Satani. Satani yakuburiye mu burwayi aza mu butunzi. Satani yakuburiye mu butunzi aza mu bana. Satani yakuburiye mu bana aza mu mugabo wawe. Satani yakuburiye mu mugabo wawe aza mu muturanyi wawe. Satani yakuburiye mu muturanyi wawe aza mu itorero. Satani yakuburiye hamwe ashakira handi, kuko abareba ikiri muri wowe. Rero iyo utamenya ikiri muri wowe ngo ubashe kwirinda, birashoboka ko Satani wamutsindira iburyo ariko ibumoso akagutsinda. Bisaba kumenya ikiri muri wowe. Nta kindi gishobora kuba muri wowe, ni Mwuka Wera no gusobanukirwa
kwishobora byose, ifite byose mu biganza byayo. Ngo uyu Satani agirana ikiganiro n'Imana. Aramubaza ngo yewe Satani uvuye he? Satani aramusubiza ngo mvuye gutambagira isi, ngo kandi uyu Satani abana b'Imana bari baje gushengerera, ngo na Satani yaje. Ntibizagutungure kubona mwene so musengana akubera ikigeragezo. Satani aba yaje gushengerera. Ntibizagutungure kubona mwene so muririmbana ari ukubereye ikigeragezo. Satani yari yaje gushengerera. Satani ntago bamurebeshaga amaso, ariko Satani yaraho. Ushobora kutamurebesha amaso, ariko muri mwene so agacamo. Ushobora kutamurebesha amaso mu gutya, ariko agacamo mubana mu murimo w'Imana. Ibyo ntibizagutungure, ahubwo uzamere nka Yobu, wambare mwuka wera, ubashe gutsinda. Imana ireba Yobu, iravuga ngo wamubonye, ariko icyama Imana ikanyirata. Haleluya. Icyama Imana ikandeba ikavuga iti wamubonye mama be, wamubonye ko nta uhanye nawe mu isi. Wamubonye Yobu umugaragu wanjye ko nta muntu uhanye nawe mu isi. Ngo Satani muzi ukuntu yagiye amubwira ngo yabuzwa n'iki se, ko wamuhaye byose, ko wamuhaye ubutunzi, ko wamuhaye icyubahiro, ko wamuhaye. Satani muzi urwego yageragejeho Yobu ageraho yishimisha urujyo. Ni iki gitumye wiheba ku gahero urwaye? Ni iki gitumye wiheba ku kantu gatoya urwaye? Ni iki gitumye ucika intege ko wahombye? Ni iki gitumye usubira inyuma? Gira icyizere ko ibyawe byose bizagaruka, kuko niba nta ruhare wabigizemo, ukabona bije ukagerageza no kurwana bikanga, vuga uti ibi bintu biri mu bwambi w'Imana. Warasenze, business ihombye utibye, urwaye ari uko utakoze amabi, urwaye ari uko nta kintu kibi wakoze, ahubwo ubonye ibintu biza bikwikubitaho, bigiye gukura mu mwanya, hama mu mwanya. Kuko uyu mugabo Yobu Imana yaramukubiye, imukubira byinshi. Icyo narinje kubabwira ngo Yobu avuga ijambo ryiza cyane. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, n'ubundi nzasubira mu nda ya mama nambaye ubusa. Iby'isi byidusubiza inyuma, dukora igikwiriye mu gihe gikwiye. Ntushaka ubutunzi ngo ube wahemuka ngo ukunde ubone ubutunzi. Ntubeshye ngo ukunde ubone indonyi. Ntiwirwanirire mu yandi magambo, urindire gukora kw'Imana mu gihe cyako. Nubona ibintu bikubayeho nta ruhare wabigizemo, ubiharire Imana, uhame mu mwanya wo gusenga. Yobu yahamye mu mwanya wo gusenga no kwizera. Baramubwira bati abana bawe baragiye, matungo yabo aragiye. Yobu ageraho yishimisha urujyo. Aravuga ati ariko navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzarinda asubira mu nda ya mama nambaye ubusa. Ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye uva mu byiringirwa? Ni iki gitumye wibagirwa ineza y'Imana? Ni ibyago se, intambara se, amakuba se? Ni iki cyatuma tuva ku mwami wacu? Ni iki cyatuma tumureka? Ariko icyo nzi cyo nta kintu na kimwe kitashoboka imbere y'Imana. Ibintu byose bikorwa n'isengesho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umukiranutsi abonye imfatiro zisenyutse yakora iki? Ngo yasenga. Uyu Yobu ni icyitegererezo. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo niba ubona byanze, wikwihakana Imana. Niba ubona mukobwa byanze, wikwishora mu busambanyi. Niba ubona business zanze, wikwishora mu buzura. Niba ubona kubyara byanze, wikwishora mu bapfumu. Niba ubona uri mu kazi, ubona ugenda ushaka ugatakaza, wikwishora mu kurya ruswa. Imana ikamya akagezi yateguye kandi hama mu mwanya wo gukiranuka nka Yobu. Ngo Yobu Imana iramuvunjira, imuha abana bandi beza, imuha umugore mwiza, imuha amatungo ye meza, imugarurira umubiri we, imugarurira ibyo yatakaje byose, ngo imugarurire icyubahiro cye. Niba ubona ibintu byose bikubayeho nta ruhare wagizemo, vuga ngo Mwami Uwiteka, bibuka ushaka mu bushake bwawe, ugira ibyiringiro ko Imana izabikugarurira. Ahubwo wari uri muri training, ahubwo Imana yari yakwishimiye. Numara kwizerera gutyo, wizere ko Imana ishobora byose. Kandi ni wisuzuma ugasanga hari aho utagenze neza, ugasanga hari inyatsi wizaniye mu byawe kuko utakoze neza, upfuka muce bugufi, ubwira Imana ngo mpa amahirwe ya kabiri. Imana ni umutunzi w'imbabazi, ni umubyeyi wacu. Narimbazaniye uyu mugabo bita Yobu, wabaye icyitegererezo mu bantu bose. Yobu watsinze umubi Satani. Yobu ibaze Satani utinyuka kuvugana na Yesu. Wibaze wowe urumva yagutinya te? Wibaze Satani utinyuka guhangara umwana w'Imana.
wowe urumva ari iki cyatuma gutinya? Wibaze Satani utinyuka kumutega imitego, wowe urumva ari iki cyatuma gutinya? Garukira usenge, usenge wizere, usenge. Satani ntago yagutinya, ni umurwanya ariko si umuneshi. Dufite Imana ishobora byose. Ariko umuntu umwe yigeze kudusetsa, ndabyibutse, aratuganiza, yari umupasiteri, avuga ati ariko abantu nabaswa, Imana ntago ibeshywa. Ngo abantu bajya mu bapfumu bakababwira ngo Satani bakamubwira ngo inka wadutumye ngo twayizanye, ngo bagashorera ikirondwe bakakereka ngo ni ngo bakabaga bakereka Satani uruhu bakavuga ngo akire. Imana yo mu ijuru twiringiye, Imana ireba byose, ishobora byose. Ibaze kugira ngo ujye muri izo mbaraga z'umwijima zitareba, zitabona. Umuntu yereka ikirondwe zikabona ko ari ukuri, umuntu yereka uruhu zikabona ko ari inka. Ariko Mana yo mu ijuru, ariko Imana data irebera hose icyarimwe, tukananirwa kuyizera. Ukavuga ngo ugiye gushakira mu urubyaro mu bapfumu, ngo ugiye gushakira ubutunzi mu bapfumu, ngo ugiye gushakira imibereho mu bapfumu. Ni zeru. Nta mbaraga bafite usibye imyuka mibi bagushyiramo. Ariko ngo yo barizera, ntiyirirwa keba ngo arebe hirya. Aravuga ati ariko mwese mubaye abapfapfa, nzarinda apfa niringira Uwiteka, nzarinda apfa nizera Uwiteka, nzarinda njya munsi y'igitaka nkiringira Uwiteka. Yiringira Imana nayo imubonye iranezerwa. Satani akorwa n'isoni, biragatsindwa kuba Imana yanyirata, narangiza nkakoza isoni umwami wanjye. Biragatsindwa kuba Imana yakwirata, warangiza ugakoza isoni umwami wawe. Biragatsindwa n'Uwiteka. Uwiteka ajya areba akavuga ati wabonye umumama umvuga neza, akirata akavuga ati wabonye umukobwa uririmba neza, akirata akavuga ati wabonye umupapa ushumba itorero neza. Biragatsindwa ko Satani yaza kugucencura, biragatsindwa ko Satani yagukoresha ikizamini agavuga ati wamubonye umwe wandatiraga. Biragatsindwa gukoza Uwiteka Imana yacu isoni. Mureke tugarukiraho guko Satani ibi bidukora, aragenda akabishyira imbere y'Uwiteka akavuga ati wa mumama wavugaga wamubonye, akavuga ati wa mupapa wakuvugaga wamubonye. Yesu umwana w'Imana, ndagushimye byiringiro bizima, uduha imbaraga kandi uturinde kugukoza isoni. Utwongerere Mwuka Wera, uturengeze ineza yawe n'urukundo, uturengeze imbaraga n'imbabazi zawe. Twongere kumenya rwose ko ari wowe ushoboye byose, kandi twongere kukwiringira dushize amanga. Mu izina ryawe ryera urakoze, urakarama byiringiro bizima. Nsengeye imfubyi n'abapfakazi, abarushye n'abaremerewe, abadafite shinge na rugero, abarwayi ndabasengeye. Buri muntu wese urimo guhamagara gutabaza n'umwiyereke, abatarakumenya bataragusobanukirwa ubiyerekesha ineza yawe n'ikiganza cyawe. Uturindira abacu bose kandi Mwami wongera umubare w'abakizwa, kandi Mwami uzaturinde turi muri iyi si tuzabasha kugera hera hawe. Byambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Shalom, ndabakunda. Imana ibaha umugisha kuba mwabanye nanjye, kandi ni ukuri niwumva unyuzwe n'isengesho usangiza abandi we kuba ingumba iri jambo ry'Imana, ukore subscribe rigere kugeraho umunsi ku wundi. Ariko niba wumva nta kintu ukuyemo, ntacyo, ibi bintu ntubikore nk'umuhango. Oya nshuti yanjye, ntubikore nk'umuhango, ntubikore nk'umuhango. Niwumva nta kintu namba ukuyemo, wumva uko uryumvisha ariko usigaye, mujye mumbabara murangiza ijambo ry'Imana, ntubikore. Shalom, ndabakunda.